Alright, hamwe na Lamji Peter. Alright, turi kuri F1 TV, turabashishikariza kuba mwakora subscribe ndetse mugajya hirya mugakanda hano bita kunzogera. Alright, sasa rero ubushize twabazaniye umutumirwa mukuru turutse mu karere ka Rwamagana, bakaba bamwita Biroli Acoustique. Murakanya twabazaniye undi mutumirwa mushya, kandi uno mutumirwa noneho ararenze, muvuga ngo sho turaza kurya sho. Uyu mutumirwa rero twabanje kumubahisha, ariko umutumirwa arahari, kandi n'umutumirwa uzi gitari, n'umutumirwa uzi gucuranga, akabazi ndetse no kuririmba by'umwihariko. Ni umuhanzi rero turamuzi benshi mu karere ka Rwamagana, amaje kumenyera, amaje guca ibintu, niyo mpamvu muri akanya twamutumiye kuri F1 TV kugira ngo aze aturire sho. Gusa n'umuriro, icyo nabashishikariza no gukora subscribe kuri F1 TV ndetse mugatambika hirya mugakora kunzogera kugira ngo dukomeze tubane namwe, ndetse tugumye tunabahe ibiganiro bye bitandukanye, amasomo agiye atandukanye. Ibyo bintu nibyo musabwa, kandi niba mwanyuzwe mu gutera comment, like ntimuze kuyibagirwa. Kubifuza filimi zigezweho ndetse n'abifuza byinshi bigiye bitandukanye, twaza kubabwira mukajya ahantu bita kuri Tayo TV online, ndetse mugakora subscribe kugira ngo tubashe kujya tubagezaho filimi zigiye zitandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'amakomedi agiye atandukanye hamwe na Ngabo comedian. Alright, sasa rero hano turi kuri F1 TV tugira ngo tubagezeho umutumirwa wacu. Sasa rero umutumirwa wacu noneho mwamwiboneye, bamwita Godwin. Bakwita? Nitwa Ntwari Godwin. Ntwari Godwin. Ntwari Godwin akaba ari muntu ki? Ntwari Godwin ni umuntu ukunda umuziki kabisa. Umuntu ukunda iki? Ukunda umuziki. Alright. Hanyuma ako nje bikunda kuntungura kubijyanye n'umuziki. Aka kantu harya nagaki? Ibayita kapo. Hanyuma utuntu ubukubitaho imirya. Hanyuma ino gitari bayita ngo iki? Bayita acoustique. Ese kubera iki bayise acoustique batayise wenda zazindi ndya numva solo cyangwa base? Ingi sinzi niyo nkunda cyane, na igira umuziki nyine urangure, yabicometse gusa na solo byose nari. Alright. Ntwari Godwin rero murabona ko twamubazaniye, akaba ari umusore ushima Imana, akaba ari umusore uzi umuziki, akaba akunda umuziki by'umwihariko, ndetse akaba azi kuririmba akanamenya no kwicurangira. Godwin, tukubaza kandi kabazo kamatsiko, ufite imyaka ingahe? 18. Uriga cyangwa warasoje? Ndakiga kabisa, senior 6 uyu mwaka. Ndi ku rugamba rukomeye kabisa. Ese aka kantu umuntu wifuza kuba yakiga yaca muzenzera? Nimero turaza kuyisiga kuri screen, murayibona nta kibazo abadukurikiye. Nicyo wakisabira abantu bakunda umuziki muri rusange, cyangwa abantu bifuza kuba babasha gucuranga aka gacurangisho, niki wabisabira muri rusange? Ikintu nabisabira no gukomeza kuwukunda kuko ni byiza cyane. None iyo ufite nk'impano ubikunda biba byoroshye cyane kabisa. Alright. Ndetse mukamuri kumwe na Lamji Peter online cyangwa se DJ Sakoko Pro ku bijyanye na cinema nyarwanda. Alright, murakanya rero nkaba narisanze nanjye ncuruza umunwa. Alright, tubabwira ngo mukore subscribe kuri F1 TV F1 TV, ndetse mukora share, comment, ndetse munaduha like kugira ngo tubashe kuba twazamura impano z'urubyiruko rukiri rutoya mu muziki cyangwa se mu mpano zigiye zitandukanye. Alright rero, Ntwari Godwin tukaba tumwemera cyane mu karere ka Rwamagana. Hari benshi bari bagiye bansaba ko twamutumira, hari abari bagiye bansaba yuko twazana umutumirwa wacu bita Ntwari Godwin. Sasa rero kugira ngo dutangire turya shosho, nubwo mbona hari bwaze gushya, ndagira nkwisabira akantu kamwe, uncurangire indirimbo ndayikunda cyane, bayita ni ya kera imaze iminsi, bayita Gira Imbabazi.
uyincurangire unayiririmbe, hanyuma abafana bacu baraza kugira iki kuduha komenti, baraza kutujajinga. Alright, harashya gusa. Cameraman, ready? Twagiye. Kuva nkivuka sinigeze mbona mama wabyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa, nkumva abandi bana bahamagara ko mama ari hehe, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara. Nanjye mbaza papa ni mama wabyaye abahe, papa aransubiza ati nyoko wakubyaye yaragutaye, yakunanye kera cyane ukiri muto, yakunanye kera ukiri cyane. Alright. Bamwita Ntwari Godwin. Ha, arashya. Yuko yanyitayeho nkiri muto, niwe uwandeze akanoza imico myiza mu bandi bana, igihe ntamurushaga nkiri muto yarabyihanganiye, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza. Cameraman, harashya tu. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, ni nziza bya hatari. Alright, sasa rero reka tuve muri gakondo twinjire muri new vision. Ni indirimbo nshya, hari benshi bazi ko utabasha kuzicuranga cyangwa se utabasha kuziririmba, ariko ujya kudukorera playlist kugira ngo ubashe kuba wagaragaza impano yawe ndetse wakemeza abari hari inyuma kuri chat screen. Alright, ujya kudukora playlist rero uca bugufi ndetse unatuzamurira ingoma zawe, umuziki wawe, aka kantu kawe katukubitira show ku buryo abantu bose bumva ko hahiye, harashya. Bamwita rero Ntwari Godwin, akaba ari umuhanzi, akaba ari umucuranzi muri gakondo cyangwa se mu ndirimbo nshya. Alright, turabasaba rero kuba mwakora subscribe kuri F1 Rwa TV kugira ngo tubashe kumenya kubana namwe mu bihe byose. Twagiye. Urahangayitse afiri umutima nuri hamwe asiri, utemera ibyo nkubwira kuko ubabara bitakubera, birayica ku buntu babaye, byanga ubyemere ngo kugagubi kuko babaza mbitinya kubi, aminwa arase birive
uryame wiyorose nurote neza umutima nutuze nugurura kunzwe uryame wiyorose nurote neza umutima nutuze nugurura kunzwe I used to be your sweet love, I used to be your honey. Ayo mazina yose yagiye uwamerezayo, nkumbuye ya minsi yacu ya mbere, urukundo rukiri rubisi, izuba ritaraza ngo rwume. Wari wakunduru muntu muri kumwe, irungu rikakwica kandi utari wenyine. Kenikopa aho twari turiyo turi babiri isi ya twembi. Kenikopa aho twari turiyo turi babiri isi ya twembi. Kenikopa umutima urakumbaza utese yagiye ko mwasangiye kabisi, none agahiye dore karashe. Inzi mbanye nini, uburiri bumbanye bunini, yo kubesa ni kubi, imitsi ni mibi baby. Ereka nanjye ndakumva, oya sinkurenganya, byari ibihe bigoye, wicira nk'isazi mu maso kandi uri maso y'inyana, ntibyari kuramba. Niwumve indirimbo igikwibutsa ibihe byiza twagiranye, nubwo wansize njyenyine sinakurenganya. Aho uri ndagusabira uzahabona ibyishimo, gusa iyo utekereza Alright. niwumve indirimbo igikwibutsa ibihe byiza twagiranye, nubwo wansize njyenyine sinakurenganya. Aho uri ndagusabira kuzabona ibyishimo, gusa iyo utekereza. Alright. Bamwita Godwin. Cameraman, nje naryohewe kabisa. Sinzi niba n'abandi badukurikiranye kuri F1 TV baryohewe, gusa harashya. Twazamutse mu izindi njyana. Okay, twagiye ku bantu badukurikiye, turabakunda cyane kabisa. Alright. Turabakunda cyane, natwe turabemera. tugiye kubarimbira akarimbo ka kera keza ndagakunda nako. Okay, zamura twagiye. nagenza amajoro y'imita, naraye nagoyetse nangoye indiho, niriwe mpunga na mbaraga mfiteyo,
nari umugaragu w'urukundo, nari umugaragu w'urukundo. Intimba irazonga iyo ufite ugukunda, yewe nyabusa uwo nkunda, uwo muza ku mutima, bwira nawe niba nkunda, oya bimbwire mbimenye, zuba ry'umutima wanjye ntuzame mu kirere, zuba ry'umutima wanjye ntuzame mu kirere. Iyaba ari bigishoboka nahita mera amababa nkagaga ikirere, nkisangira uwo nkunda, nkareba uwo nkunda, nkaganira n'uwo nkundayo, mu byishimo byinshi n'umunezero, mu byishimo byinshi n'umunezero. Harashya, haraza gushya, haraza gushya kazi, harashya. Alright rero, nkuko mubizi, nkuko twabatumiye, twabatangirije ikiganiro cyacu, muri kumwe na Godwin mu karere ka Rwamagana. Akaba ari umusore w'imyaka 18 yiga muri senior 6, agenda gusoza amashuri ye yisumbuye. Akaba azi gucuranga, akaba azi byinshi bigiye bitandukanye kuri gitari, akaba azi no kuririmba. Ikindi rero tukaba tubisabira kuba mwakora subscribe munsi aho ngaho kuri F1 Rwa TV, mukajya hirya mugakora kunzogera, kugira ngo dukomeze tubane namwe, dukomeze dutaramane namwe mu bihe bigiye bitandukanye, tubazanira udushya twinshi kuri F1 Rwa TV. Murakanya turi kumwe na umutumirwa wacu mukuru bita Ntwari Godwin. Twagiye. ndabizi nukuri n'amakosa, ibyo mvuga ntushaka ntubyiteho, ariko nyemerera mbikubwire. Narwanye n'umutima biranga, ukomeza kumata kubikubwira, iyo sinzi ukubifata, ariko akunikwa n'ijambo, reka mbivuge ngukunda luki, kubyikuramo byarananiye, ndabizi ufite undi ngukunda luki. Twakomeje, dukubitire niba hari akandi kantu ufite rwose wanubahe, noneho dukubitaga freestyle OG. Niba hari akandi kantu wumva, cyangwa se niba mu gaseke watuzaniye kashize, uratubwira. Nta kibazo, uracyadutaramira. Alright, mukore subscribe gusa nicyo tubasaba. bantu umugani wacu, nkahagaze nkabitumira, nkabatuma kuwo nkunda, nkabatuma kuwo nkumbuye, utaragutashye cyane, uguza ku mutima, utaragutashye cyane, wabereye ikirezi kiruta ibindi kwera, uwo mwasangiye byose, uwo mwasangiye ubuto, utaragutashye cyane, uw'Imana yakugeneye.
gukora nubwo hari kure cyane atari kure y'umutima utaraviyo yagiye kandi sinitamujyanye utubutumwa yahawe aratususarikana kuzirikana uwo mwasangiye byose uwo mwasangiye ubuto utaragutase cyane uw'Imana yakudiniye Ewana ni ibyo ngibyo kabisa. Ewana, alright. Muri kumwe na Lamji Peter. Alright. Uyu munsi rero twatwitse twahiye. Ndetse icyo twabwira nuko n'ubutaha tuzongera tukagaruka icyo tubabwira no kugira ngo mukore subscribe kuri channel yacu bita F1 TV, mukora like, mugakora comment kugira ngo tubashe kugumya tubazanira abandi batumirwa bashya. Aha twaturi kumwe n'umutumirwa wacu ututse mu karere ka Rwamagana bita Godwin. Godwin ni iki wasoza wisabira abari bagukurikiranye nawe, ese ni ize mbuga twabasha kuba twakubona naho kugira ngo tubashe kugumya gukurikirana tunaguteza imbere tuzamura ibihangano byawe cyangwa se impano yawe? Abantu bankurikiye ndabashimiye kabisa, mwamwitanze kunkurikira, nabikunze cyane kabisa, namwe mu kigikire subscribe. Yes. Namukanda kunzogera. Aha, vuga ngo kora subscribe kuri F1 Rwa TV. Kora subscribe kuri F1 TV. F1 TV. F1 TV nugutwika tukimanukira. Mukora subscribe kuri F1 Rwa TV kugira ngo tubashe kugumya kubana namwe, kugira ngo dukomeze dutaramane namwe. Gusa umutumirwa wacu arimo arasoza, burya bavuga ngo umwanzi w'igihe na amasaha. Aha, Ntwari nize mbuga ukoresha? YouTube twagusanga witwa ni Kela Voice. Aha, uyu mutumirwa wacu rero ndumva bafite bande nini cyane, nkuko ubushize twazanye bitabirori yavugaga ngo wamusanga kuri Kela Voice. Ndumva Kela Voice twagenda tugakora subscribe ndetse tukanabareba tukabashyigikira. Aha, ndetse nize zindi mbuga dukurikirana ukoresha kugira tubashe kuba twagukurikirana muri rusange? Ntabwo izindi ndazifungura neza. Aha, icyo usabwa rero no kuzifungura vuba cyane kugira ngo tubashe kuba twagukurikirana, ariko ndakeka ntabwo wabaho ungana gutyo udakoresha Facebook. Facebook bakwita Ntwari Godwin, na WhatsApp ni za nomero turi bwaze kubona kuri screen. Abamushaka mukora switch, ndabizi ubinkumi zigiye gutangira kuza. Aha, sasa rero nakagaruka. Ciao mwari kumwe na Lamji Peter kugira ngo tubashe kugumya tubana mu bihe byose, tugumya dukora subscribe, tubwira abafana bacu kuba mwakora switch kuri ino video yacu mu minsi mikeya irabigezo, nako mu masaha makeya ni live. Mukora subscribe kuri F1 Rwa TV, mugakora subscribe kuri Tayo TV kugira ngo tubashe kugumya kubana namwe. Nje na Peter Lamji, alright, cyangwa se DJ Sakoko Pro mu karere ka Rwamagana. Niho televiziyo yacu ikomeje gukorera, tuzajya tubatemereza hirya no hino, tuzajya tubakorera byinshi bigiye bitandukanye. Turi kumwe na DOP wacu turamwemera bita Uwizelimana Gerald. Alright, twasoje. Ciao.